Miss Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016 yatangaje ko yashimishijwe bikomeye n'igitabo More a Crown cyanditswe na Nishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda wa 2020. Avuga ko ari igitabo gikuyemo urugendo rutavugira Naomi wenyine ahubwo ruvugira abakobwa benshi ndetse n'abandi bantu bahura n'igitutu cyo gucecekesha amarangamutima yabo. Yabigarutse mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 14 Ukuboza 2025 muri Kigali Convention Center ahabera umuhango wo kumurika iki gitabo. Miss Mutesi Jolly numwe mu batanze ibiganiro bigamije kunganira uyu muhango wo kumurika igitabo. Miss Jolly yavuze ko More a Crown ari igikorwa cyakozwe mu buryo bwagutse kirenze kuba ari inkuru y'umuntu umwe. Ati ni igikorwa nakiriye neza. Miss Naomi ntabwo yanditse urugendo rwe wenyine, ntabwo yanditse ibyanyuzemo wenyine, ahubwo urugendo rwe rugaruka ku nzira zinyuranye twese twanyuzemo ariko rumwe. Nibaza ko uretse twebwe abakobwa babyibonamo nk'abanyampinga b'u Rwanda n'abandi bantu barwisangamo. Yavuze ko yishimiye cyane kuba yaratumiwe kumurika iki gitabo ndetse akaba agaragaza ko na mbere y'uko gisohoka we na Naomi bari baraganiye ku bintu byinshi bikubiye muri cyo bituma arushaho kukiyumvamo. Ati nagize amahirwe ko Naomi yanganirije iki gitabo kitarahasohoka. Yarambwiye ati wibaza uko nzi ari uko mu by'ukuri ushobora kuba utanzi cyane, unganiriza byinshi. Igitabo cyagiye gusohoka mfite inyota yo kugira ngo nyibone, antumira sinari mari, ambwira ko nzaba ndi hano. Naravuze ni ngomba gukora ibishoboka byose kugira mbi hano kuri uyu munsi, kuko ntabwo yavuze ubuzima bwe gusa, yavuze ubuzima bwacu twese, ubuzima bw'abakobwa, ubwiza bw'urubyiruko, bw'abantu bato banyuramo ndetse bagaragara mu bintu banyuramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abajijwe niba hari ibice by'iki gitabo byamwibukije urugendo rwo bwite, Miss Mutesi Jolly yasubije ko ari byinshi cyane ku buryo bitabarirwa ku mpapuro. Ati ni byinshi nisanzemo, ntabwo ari paje imwe cyangwa wenda ebyiri, ariko aho avuga urugendo rwe nka nyampinga w'u Rwanda, uko itangazamakuru ryamwakiriye, ibyo yagiye avugwaho n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu twese nk'abakobwa banyuze mu irushanwa rya Miss Nyampinga w'u Rwanda duhura nabyo ndetse n'uyu munsi tugihura nabyo. Ni igitabo rwose twisangamo. Mutesi Jolly ni umwe mu bantu bakunze kuganirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Yasobanuye ko byo ari ibisanzwe ko umuntu uri mu ruhando rw'abantu benshi. Ati nzi neza ko ari kimwe mu bigize ubuzima bw'ingenzi. Nzi uwo ndiwe, nabwiraga abatuvuga ari babi gusa nuko ari byo tubona, ariko n'ibivugwa neza birahari. Mu kumurika iki gitabo abantu batandukanye bagiye bagura ibitabo bigamije gufasha ubutumwa bukirimo kugera ku bantu benshi. Ni muri urwo rwego Miss Mutesi Jolly yaguze kopi 100 z'iki gitabo. Avuga ko yazigeneye Miss Naomi kugira ngo azahitemo abazazigenera mu rwego rwo kwamamaza igitabo no gusakaza ubutumwa burimo. Ati nabiguriye Naomi kugira azabigenere abashaka afashe ubutumwa bukubiyemo kugera kure. Mu mibare, Miss Mutesi Jolly yatanze miliyoni 4 y'amafaranga y'u Rwanda kuko kopi imwe y'igitabo More a Crown igura ibihumbi 40. Nitwa Jay. Reka nizere ko mwese wa muri mumeze neza. Reka nizere ko kabisa umwaka ugiye gusoza neza. Reka nizere ko hari icyo wakoze kugira ngo bibe iby'ingenzi kuri wowe. Ese niki wabona gikwiye kuba cyakorwa muri ibi bihe dusoza umwaka kugira ngo kuri uyu mwaka cyangwa se undi mwaka tugiye gutangira uzabe mwiza kurusha uyu nguyu? Ndakwibutsa ko Goodrich Fitness Gym ariho hantu honyine ushobora gukorera siporo bikagenda neza. Goodrich Fitness Gym n'ahantu ni gym y'inyenyeri 5 ushobora gukoreramo siporo ubuzima bwawe bukagenda neza. Harimo amazone 5 utasanga ahandi. Ibice byose bigize amagym
wanyuzemo bituma uva mu gice kimwe ujya mu kindi kugira ngo hagire ibitungana kuri wowe. Byose birahari. Gana Goodrich Fitness Gym bakorera hano Kicukiro ruguru y'akarere yitwa Kodizami, nakorera Goodrich Television. Reka nizere ko rero mwese tujya no gutangira umwaka tukikorera siporo, ni ku mafaranga make, by'umwihariko cyane cyane iyo wishyuye ukwezi, abonema y'ukwezi cyangwa amezi 3 cyangwa 6 cyangwa umwaka, usanga wishyuye amafaranga make ugereranyije no ku munsi. Ndabashimiye cyane, reka nizere ko twongera gukomeza mu bindi biganiro byacu biri imbere. Imana ibamugisha. Peace out. Banyaruhango namwe mutuye mu ntara byagurira kugera mu mujyi wa Kigali ngo mwinjoyinge Goodrich Fitness Gym, mwubaka umubiri, mwirinda indwara zirimo iz'imitsi, stroke ndetse n'izindi ziterwa no kudakora siporo zigenewe umubiri wawe. Ubu ntibikiri ikibazo kuko Goodrich Fitness Gym yabazana ishami mu karere ka Ruhango. Ngayo nguko rero ryoherwa na siporo hamwe n'ibikoresho bigezweho ndetse n'abakoci babigize umwuga. Akarusho kandi muri Goodrich Fitness Gym, mbere yuko ukora siporo turabanza tukagusuzuma tukamenya aho ubuzima bwawe buhagaze, bityo tukagufasha guhitamo siporo ukeneye. Iri shami rya Goodrich Fitness Gym riherereye mu karere ka Ruhango, dukora iruhande rwa gare ku nyubako ya etaje nshyashya ihari. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nomero 0788 30 27 73.